ese ko ndizo uvuze ngo umutima w'umukene ngo urusobetse amaganya wari wumva umukire wiyahuye ibyo niko biri bivuga ariko wumvise umukire wiyahuye amaganya yamusabutse amaganya ntushobora kunezeza Imana ni gute umutima waba ukennye Bibiliya ikangurira abantu kugira imitima ikennye kwijambo rivuga ngo biragoye ko umutunzi ngakijya mu bwami bw'Imana ngo kuruta uko wafata ngo ingamiya ukayinjiza mu izuru ry'urushinge sasa umukoro umpaye se sawa urakoze tuzawuganira umanza ufitanye litije n'abakire n'ubukire n'ibiki nawe ibaze kabisa okay ako tuzakaganiraho nta kibazo ndakanota tuzakaganira Matayo ibice 5 umurongo waho wa 3 banzo wasome hanyuma mbone bwo kubaza ikibazo muririmbye ngo iki naririmbye ngo niwe mera pom pom po agomba ko ntikanari nakiyongereyeho numva naryo ndamureba nishiriye kuka TikTok mbona abantu bose barantuka ese namwe murantuka nabagize kandi umuhanzi nyirayo ntago wamututse tata shoza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa nibihe bakunzi bacu nkuko mudahuma kutwereka ko muri inshuti zacu zakadasohoka cyane cyane baba ni mwese mwakoze subscribe reka tubifurize ishya n'ihirwe tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye aho muri hose yaba iburasirazuba iburengerazuba amajyaruguru amajyepfo ndetse no hanze y'u Rwanda kwisi hose mukomeze kugira amahoro y'Imana muri studio za Emma Talks nko mubireba turi kumwe n'umutumirwa wacu nkunda kumwita ngo n'umutumirwa w'umugisha akaba yitwa Kwizera Valence ariko akabazwi ku kazina ka Ziraziritse cyangwa se Ziratonoma ariko Ziraziritse akaba rero ari umuhanzi wagiye uhanga indirimbo nyinshi ariko na n'uyu munsi aracyari kuzihanga kandi akaba ari n'umuvuga butumwa ukomeje kubwiriza ubutumwa bwiza abantu kugira ngo bave mu byaha turakwakire rero nyakubahwa Ziraziritse murakoze cyane nanjye ndabanezera Imana baho umugisha amakuru yawe ndabona umeze neza cyane meze neza kandi ntabwo meze neza urebeye inyuma ntabwo meze neza by'agateganyo ndakomeye meze neza definitively okay byiza cyane ubwo ukomeye rero ndumva ari amahoro ubwo nizere ko n'ikiganiro rero tugiye gukora kiraba kimeze neza cyane ndetse hanyuma rero tugize dutya dukora ikiganiro kivuga ku bintu by'ibisindisha wowe uravuga uti nge ntabwo nemera icyo ari cyo cyose cyavuga ibisindisha ariko ngewe ndakubwira ni ngewe nemera baba ndibifatira gakeya ubuzima bugakomeza abasoma gake yego harabisonga basoma gake caci kandi no nkwereka ko no muri Bibiliya birimo ndetse nabyemera ariko rimwe na rimwe ukavuga uti oya ariko muri comment dufite abantu baje bakuvuguruza nababonye rwose cyangwa se baje bakubwira bati wowe Ziraziritse bigaragara ko bugamira ku idini cyane hari n'ubavuze ngo ndabeshya ahubwo ati Ziraziritse arabeshya yego ko kantu aravuga ati ngaho ni mugene muri Tito ati usome muri Tito urebe kuntu havuga ati urebe ko hatavuga ko ikibi ari ugufata ibisindisha byinshi atari ko gufata ibisindisha bicya cyangwa se kudakunda ibisindisha ati nta kibazo yewe no muri Petero ugiye no muri za Timoteyo bose bagiye babitwandikira ngo tubisome kandi koko nanjye nararebye nsanga nibyo nabonye ari byo nyamara ngewe Ziraziritse ariko reka nkubwire rero hamwe n'aba bavandimwe batwandikiye icyambere ndabashimiye aba bantu batwandikiye nibakurikirana iki kiganiro bamenye ko nabashimiye ari mwavuze ati Ziraziritse arabeshya nawe ndamushimiye buryo umuntu kwandikira icyambere bagize neza gukurikira ikiganiro icya kabiri bagize neza kwandika barana abana beza ariko hari akantu basa n'abatarankurikyo memu nawe wama tutangira iyo ngingo wasomye mu guteka kwa kabiri ngira ngo ni hehera hano wasomye mu guteka kwa kabiri 14 mugamba 26 hari impano vuga ngo ubigure unasangire n'umurewi unabitura Imana ibintu nk'ibyo ngi kintu naravuze ngo isezerano rya kera rishyigikiye kunywa inzoga neza 100%, ariko isezerano rishya ntahure zishyigikiye. Icyo nicyo kintu batanguriye. None ako bazanyemo rero nuko isezerano rishya ryemera aho imirongo banditse nivuga ngo mwirinde ibisindisha, mwirinde kwirinda. Kandi bani tunavuga ijambo ibisindisha, buriya ijambo ibisindisha no busiyo bundi tujya tumenya na dukoresha ijambo inzoga ngo kandi ngo umuntu ngo urobane gukora umurimo agomba kuba ngo atarukunda adakunda vino nyinshi, adakunda vino nyinshi. Nibyo rero hanyuma aba bantu rero bibuke uko nasoje ira content ariko ndemaze kubwira akantu gato nituvuga kuri deba nk'iy'abantu n'ubu cyangwa n'undi mitwe tukavuga ngo ibisindisha cyangwa inzoga, kuko ibisindisha n'inzoga biratandukanye.
uranyumva wantu oya ariko nayo iri mu bisindisha tuyatume kisindisha kandi n'ibyo amadini akunze kuvugaho cyane cyane mu ku nzoga babaye ku nzoga nibavuga urumogi bavuga iki bavuga inzoga arega n'ibiryo bishobora gusindisha umuntu erega n'abagore bashobora kubisindisha ibyo rero ariko tuye tuvuga twebwe ni inzoga yego ariko bibiri ivuga ibisindisha kandi ntago abantu babyemera ibyo nanjye sinshobora kubyemera kuvuga ngo n'umugore yabigisindisha ntago ari byo nzakubwira ko hasi yasindisha tubivuye hanyuma inzoga rero ngiye ubwanjye umwanzuro cya kiganiro uvuga ngo iki navuze ngo noneho ngiye gusubiza nka kwizera ako kantu urakibuka mvuga ngo ntihagire umuntu wataka itorero nsengeramo ntiwagire wataka abayobozi kuko sibo babindumye mvuze nka kwizera ngo bibiliya ntabwo ibuza ibyo byo kutumarira umwanya nuko amazi nasomaga nkubani gufata ibisi cyo cyaha ntabwo ubizi abo ngabo baza kujyaho bongere bakirebe neza rero komenti zabo ziruzuzanya nanjye ariko bashobora no kuba batararebye ikiganiro neza ngo bakirangize bashobora kuba bataragisoje bajye bakirangize bagisoze neza bazabona conclusion yawe umwanzuro wawe bazawureba bari kumwe nanjye neza reka twikomereze ibyo reka ntabwo reka ibyo twabikoze mu kiganiro ariko kare gakwiriye kuza ngene twari tubigarutseho kubera ko babishyize muri comment tuba tuzikeneye kugira ngo turabereke ko rega natwe tuzisoma tuzisoma byiza cyane urakoze reka rero twikomereze hano dore umuntu witwa umukozi w'Imana umuririmbyi ukomeye cyane witwa Theo bose babireba mugenzi wawe agira gutya aza ku mbuga nkoranyambaga aza arimo kuririmba ku ndirimbo yitwa ngo ni pom 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 po y'umuhanzi witwa Bruce Melody abantu bagira bareke baravuga bati uyu nguyu ko yari yarapfuye se arazutse azukiye ku ndirimbo ya pom pom po ya Bruce Melody abandi bati wakivume we ni gute uva mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ukaza kuririmba ibintu by'isi by'ubusambanyi bimeze gutyo Theo rero nawe araza yisobanura akavuga ati ariko mu by'ukuri pom pom po ntago nzi icyo bishatse kuvuga numvisha ari akantu keza umva hano ukuntu yabivuze mu magambo ye kugira ngo wenda abantu batagira ngo ngenda numve rwose umva ahangaha kandi gushyigikira umuririmbyi w'umunyarwanda witwa Bruce Melody nkaririmba ibintu yasubiyemo nkanabaranja ati mujye kubishaka umuntu tutarashyira mujye kureba iyi ndirimbo ndumva iryoshye muririmbye ngo iki narinde ngo niwe mera pom pom po agomba ko ntikanari nakiyongereyeho numva naryoye ndamureba nishyiriye ku ka TikTok mbona abantu bose barantuka ese namwe murantuka nabagize kandi umuhanzi nyirayo ntago wamututse ikintu ubwo byankoreye ngiye kubwira na Bruce Melody nimba zumva iki kiganiro yabuzwa n'iki ko gukurikira umva ikintu ngiye kumubwira ubu ndi kugera hano umuntu yambona mu modoka ngo manura ikirahure nkubwire agahita aririmba ari kuri moto ngo niwe mera ngo mbabara ngo ufate akavideo ngahita mvuga ni hagarara ariko numvaga ndi gushyigikira umuririmbyi w'umunyarwanda witwa Bruce Melody nkaririmba ibintu yasubiyemo nkanabaranja ati mujye kubishaka umuntu tutarashyira mujye kureba iyi ndirimbo ndumva iryoshye muririmbye ngo iki narinde ngo sawa nabyumvise ako karahagije agomba ko ntikanari nakiyongereyeho numva naryoyeho nishyiriye ku ka TikTok mbona abantu bose barantuka ese nkamwe mura hama ni iki ngushaka kubimbaza aho rero aha rero ndashaka kukubaza icya mbere iyo yakomeje uhita wumva ko avuga ngo ibi bintu byitwa pompompo ntabwo azi icyo bivuze icyo ni icya mbere waravuga ati njye ntabwo nize ntabwo nzi ibintu by'indimi numvisha ari akantu kagenda neza no gushyigikira umuhanzi mugenzi wanjye ariko nkavuga ni se ubundi Bruce Melody umuhanzi uririmba indirimbo z'ibishegu cyangwa indirimbo twita ngo n'izisi akwiriye kuba ari umuhanzi ukwiriye kuba ari mugenzi ngo wateora nk'uko abivuga Theo kuba ari mugenzi we ese aravuze nyine ngo yumva agashyigikira ngo mugenzi uretse no kuba ari mugenzi we ntibanavukana ariko nawe rero ushaka kugiza nkana none se yaba mugenzi we gute umwe araririmba oya twumvikane mu madini uretse twumvikane mu madini mwebwe iwanyu bavuga ko umuhanzi uririmba indirimbo izo twita ngo ni secular indirimbo zisanzwe ngo zisi babyita izisi bavuga ngo iki madini bavuga ko mudakwiriye no kuba mwahuza indirimbo ngo buretse gato guhuza indirimbo ese Theo ashobora gukora noneho na Bruce Melody indirimbo idini rirabyemera ryanyu mubamo ariko hari ibintu uri kugenda uvanga we Manuel tandukanya idini n'umuntu ku giti cye n'ubuzima bwe nuko abayeho hari ugenda ubihuza ariko uyu nguyu ni umunyedini uririmba indirimbo zaririmbiwe Imana reka mberetse kuvuga ku bya Theo vuge nko kuri ngiye kuri Bruce Melody ngiye ubwanjye reka nkubwire ibyo ushaka kuvuga Bruce Melody mwakorana indirimbo buretse gato ndakubwira oya nsubiza itonda ariko ndakutwana ariko neko mbaze nkubwire nibi oya mwayikora Manuel wimvangira Bruce Melody ise wamubyaye yaranyoboye
ariko neza uretse nkubwire uretse nkubwire ikimpuza nawe mbere yo kuvuga idini bantu uva ikimpuza nawe nuriya mbere idini ritari ryaza isi wa Bruce Melody yaranyoboye mama wa Bruce Melody yarangaburiye Bruce Melody avuka naramuteruye umunsi avuka yego naramutere mu biganza umva atari umwana wanjye mbere y'idini njye nawe twakwicarana twasangira twanaririmbana niba ari byo ushaka none wowe mwakorana indirimbo twayikorana byaterwa n'iyariyo n'ikivuga ibyo bya pompompo nge ntabwo nzi ibyo nanjye wejya ntabwo byahindutse wowe uri gushaka gufata idini ukaryicisha ubumwe bw'abanyarwanda bw'abavukana bw'abaturanyi bw'abandi ntabwo byashoboka rero wishaka kubivanga wowe noneho rero kuba Theo yaravuze ngo ni mugenzi wanjye ni mugenzi we nk'umuhanzi umva byumva uhore ni mugenzi wanjye Rugamba Sipirane ni mugenzi wanjye Bizimana Roti ni mugenzi wanjye The Ben ni mugenzi wanjye babana King James ni mugenzi wanjye Knowless mu buhanzi ijambo umuhanzi ni bagenzi banjye wenda byumvisha kuri nuza ku ruhande rwawe ariko n'abandi bose na Theo nuko yabivuze kuri side ya wowe numva wowe kwanza utakiri wa munyedini wa kera ariko munyedini uvuga ntabwo bemera ko ushobora gukora indirimbo hano uraganira na kwizera uraganira n'idini none reka twikomereze subiza gutya rero nibo uraganira kwizera ariko umunyedini simbihakana rwose ariko idini ntabwo rikuraho ubumwe ubuvandimwe abaturanyi ntabwo idini ribikuraho we bazaguhagarika buretse uzabureba bamuhora iki ujye ukomeza uvuga ko wakora indirimbo n'abahanzi ninkora indirimbo yamamaza inzoga yamamaza itabi indirimbo isebya umuntu indirimbo irwanya naka bazampagarike ariko nifata na Bruce Melody tukaririmba ko amazi ari meza ku Rwanda ari rwiza kwidukisha ari byiza nzaziriki reka dukomeze nkwibariza kandi kabazo mbaza nta kibazo ubwo ibyo ni ibyawe ariko kubyatewe na Bruce Melody siko tubivuyeho neza oya nyine none se ngiye kubaza kanyuma kuri ibyo ngibyo uko iki ni ikiganiro agatonyanga mu nyanja tugenda dukubita tuvugaho tujye twikomereza agize gutya aririmba pompompo atangira kuvuga ngo ntabwo nari nzi icyo pompompo ubundi se pompompo ni iki gato niwe ubizi we ariko no pompompo niwemera pompompo ni nko kubwira umuntu ngo niwemera ko dusambana kuko pompompo n'ubusambanyi ku busambanyi icyo bishatse kuvuga ibyo ngibyo icyo byabisobanuye umugabo rero yagiye yumva ngo kagenda neza nicyo nyine bisobanuye ariko ni nayo mpamvu abantu bamututse bo bari bazi icyo bivuga yego ntiyamenya impamvu bari kumutuka ariko bo bari kuko bazi icyo bivuze byumvise rero urumva ko Theo ni umwere noneho uyu muntu 100%. impamvu rero nyine ashobora kuvuga ko ari umwere kuko aririmba ibintu atazi icyo bivuze reka nkubwire ibintu utazi icyo bivuze mbabarira akantu gato gusa nkuririmbire hari indirimbo ndabandi kugusubiza neza umuntu ubwo hari indirimbo yakorera rubonobono wiziva ngo mu rwambaro rw'abera imyambarira byigana iyo ndirimbo yarahitinze cyane mu gihe cyayo niyo yavuga ngo ntiyaryama twashira yavuga ngo ifoto mwe n'akabanye k'umutima yacu hanyuma zari ziri kumwe noneho njyewe bavuga ngo mu rwambaro rw'abera imyambarira byigana iryo jambo sinaryumva neza njye nkajya ndirimba ibintu bihabanye nabyo nzi ko nabihamije yamvugo yabo ngo hahiye nzi ko nahatwitse kumbe ndirimba ibitari uko narimbaga ngo mu rwambariro rw'abera biyambarira tigana iyo tiganira indiri yabera bo kuyambara urumva uyu naririmbaga mu rwambaro rw'abera biyambarira tigana nje nkabanje inkweto zatigana sizo ko z'umweru dede nkagira ngo ndabiririmba kumbe ndarimba ibi ndavuga iki birashaka ko toyumvise nkuko yivuga ati numvisha akazi kikagenda neza nje simenye wese pompo nawe ufite wabikuye tawe yari kunya pompo ari biki koko oya we mukamera mu kitoze utifatanya n'abandi bamutuse iyo bumva ndirimba ngo biyambarira tigana bari kumenya ndi mujye mureka kuririmba ibintu mutumva sava keretse ari ibyo mbibwira n'abantu igihe cyose keretse ari icyo uvuze ugize gutyo ubonye igipira cyanditseho ngo Crespig bivuze ingurube y'insazi uraje nanjye nambaye umupira wanditseho ngo mfite ngo igitsina kinini naro wambaye ntabizi mu cyongereza ibyo rero ibyo byanditseho ufashe umwana wawe umwisesebehuru ngo ni hari n'umeretse ko umupira wanditseho ngo imbwa nyinshi ariko uwambaye ntazibiriwe ibyo ngibyo nibyo ndimo kukubwira uwe ntazongere gukora iryo kosa nawe ubwe yarabimenye yivugiye ko atarazi ibyo ari byo nawe ntuzarikore niba ugiye kujya kuririmba ikintu banza ubaze icyo kivuze mbere yo kujya kukiririmba kuko impamvu ndi kubivuga nkanavuga ko bitanakwiriye ni umuntu w'umusitari ukurikirwa n'abantu benshi iyo ugiye gufata ibintu utazi icyo bivuze
ukagira gutyo ukabishyira hariya ariko ukabiririmba wiremereza ibintu nawe pompo ntabwo wamwe ku bisobanuro ubusambanyi ntabyo wamenye rwose ubwo wowe n'abandi mubiziranyeho kirazira nimwe muzi ko pompo hari ubusambanyi Theo yavuze ngo yashyigikiraga umuhanzi mugenzi we aranabarangira ati iyo ndirimbo muyirebera aha n'aha irahari nanjye nza kuvuga ngo murebe indirimbo ya Rubonobono ivuga gutya biyambarira tigana abantu bavuga ati si uyu musaza yabaye ka saa moya akajya kurimba inatumva simwende nabyo yarinje nta wamenya pompo ko yamenyekanye ntiyabiririmba ariko icyo ntemeranya nawe impuguro zawe ndazemera rwose guhera kuri nje n'abandi ndabyemeye zatuma ibyo tuzi twambare nutera byumva ubwo ariko uzajya kwigisha no mu giturage mbere yuko bagura umwenda bari ibyanditseho kuko bari icyongereza n'igishinwa n'icyarabu kandi ntawe ubizi urumva neza nanjye nkubwira ibyo nambaye ntabizi none icyo ndimo kuvuga kitari na cyiza ni umuntu ukurikirwa n'abantu benshi uzwi n'abantu benshi icyo kintu rero nicyo cyatumye abiririmba please kujya kuririmba ibintu nk'ibyo ntabwo Manuel yari azi ko ari kuvuga ibintu byiza ko ari kwamamaza mugenzi we njye Theo ntabwo hamureba nabi rwose kandi numvishe ko yigaruye ati ntabwo nari pompo icyo ari cyo njye nari ko ndi kujya mugenzi wanjye mwamamaza ntabwo twamutera amabuye aho tubwira abantu ko isomo ririmo nshaka no kubwira abantu ni ukuba maso mu byo umuntu agiye mu byose ibyo abantu bumva ibyo wumva nibyo wihimbiye ariko ibyo abandi hari indirimbo namaze igihe kinini nkunda cyo twabivuyeho y'icyongereza kandi ukuntu nahunze icyongereza nkajya mwikunda ntazi ibyo ari byo reka tubyihorere ninga usanga urubyiruko umuntu afashe indirimbo yayishyizemo arimo kwiyumvisha abana be we ntazi icyo bivuze abana be nabo ntibazi icyo bivuze barimo baraceza gusa nk'ingoma nyamara ibyo bintu biri gushishikariza urubyiruko gukora ibindi bintu kuba maso ndabyemeranya nawe kwitonda ndabyemeranya nawe na Bibiliya niko ivuga unatagomba guhomboka gusa ngo agende aho rero abamututse twemera ko bagombaga kumutuka kubera ko njye ntabwo nemera ko bagomba kumutuka kuko bari bazi ibyo atazi uramamaza Yesu akanwa kawe ubundi bwa kabiri ukagaruka ukaza kuvuga ngo no gusambana ni sawa cyane ntabwo Tony yamamaje ubusambanyi imyaka amaze aririmba ni myinshi iyo abishaka yo kubyamaza mu yindi nzira yaririmbye ibyo atazi Safa nawe yarabyihananye ntago azongera okay byiza cyane reka twikomereze ubwo wowe nk'umuhanzi mugenzi we n'ubundi nta kundi kuntu wabivuga yari kubyo mvuga niko kuri kwanje uri kumushyigikira ariko nta kundi wabigenza genda mushyikiye ko ntabwo yarabizi ndimo ndakumva impamvu uri kumushyigikira reka twikomereze ubwo abandi abatwumva bajye muri comment batubwira uko babyumva niba yaragombaga kuririmba ibyo bintu sawa reka twikomereze dukomeze rero muri Bibiliya hakaba hari ijambo rikunze kugirwaho impaka cyane n'abantu benshi hakavuga ngo hahirwa abakene mu mitima ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo aha ngaha ndashaka kukubaza rero tusanzwe tuzi ko cyitwa gukena ubwabyo ni ikibazo mu buzima busanzwe ubwo ari bwo bwose iyo umuntu akubwiye ngo uragapfa uri umukene ni igitutu gikomeye iyo umuntu akennye uwo muntu ahorana amaganya icyo ashatse kugura nta kigura mbese no kuvuga ngo ni ikintu gikomeye gukena si ikintu abantu bakwiye kwifuza ndetse no kuganira noneho Bibiliya ikaza ikavuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo bwana ziraziritse reka nkubaza Bibiliya iyo nyisomye ari ahantu havuga ngo umutima usobetse amaganya ntushobora kunezeza Imana noneho nkibaza ni gusa umutima usobetse amaganya ni umutima umeze ute ni wa mutima uba ukennye ni wa mutima ufite ibibazo byinshi none ni gute umuntu ashobora kuba afite umutima ukennye hanyuma ngo akazabona ubwami bw'Imana urakoze cyane benshi bakavuga bati rero abakoroni bazanye rino jambo ntabizi ko bino byasagwe n'abakoroni bazanye iri jambo kugira ngo bumvishe abantu ko badakwiriye kwita ku by'ubutunzi kugira ngo ahubwo ubwo butunzi bajye babufata babwikureho babushyira abakoroni babwitwarire bo bagende bikungahaze ubundi abantu bakomeze bibera n'ubundi abakene bakanabera bavuga ngo niyo mpamvu abakoroni baza bagiye biba basahura imitungo y'abanyafurika cyane cyane ndetse bikagera n'ubwo biba ibiti bya ribuyu bakajya babijyana iwabo ndetse bakagera n'ubwo babwira abantu bagakura amafaranga mu mifuka yabo aribyo bita amaturo n'ibindi byose n'amagi icyo gihe nibyo babazaniraga bakaza bakabibahereza ngo kuko bari bamaze kubabwira ko umuntu w'umukene ari we muntu uzibonera Imana bityo rero bakwiriye guharanira kwibera abakene gira rero wowe icyo bitubwiraho nubwo wabivuze byinshi ikibazo wakigize kirekire iyo cyabaye kirekire rero gitinda kumvikana ariko kirumvikana ntabwo kiri mu magambo maremare wowe n'abandi mu byumva gutyo ntumbashije ikibazo kiri mu ijambo ry'Imana kangu igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana sibyo byiza tubwire kuna abakene ndagusubiza nkoresha Bibiliya nanjye ndagusoma igitabo cy'ibyashuro Yohana
ibice bitatu Yego. mu rwa 17 ni inzandiko zandikinga amatorero 7 ndagusomera mu rwandikiro itorero ry'Ilaodikiya mvuga ngo ryabwiwe ku mu rwa 17 utega amatwi rwose kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye urumva neza ndimo ndabyumva utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa uyu muntu ninde hano hari umuntu w'umukire ubihamya ubizi ubibona udafite ikintu akennye ariko nyamara ngo wamuna ugasanga Bibiliya isanga n'umutindi wo kubabarirwa uyu ni ubwirwa mwebwe mwitiranya n'umukene w'ikofi ese ko ndize uvuze ngo umutima w'umukene ngo urusobetse amaganya wari wumva umukire wiyahuye ibyo niko biri bivuga ariko wumvise umukire wiyahuye amaganya yamusabutse amaganya ntushobora kunezeza Imana ni gute umutima waba ukennye Bibiliya igakangurira abantu kugira imitima ikennye none se amaganya agirwa n'umukene nta mukire ugira amaganya none se amaganya nende kukubaza ni ukumbaza uvuga ngo umukire usohotse amaganya nyine twavuze ikintu cyitwa ubukene umutima ngo ubukene buvugwa hamwe wowe n'abandi mwitiranya n'ubu dusomye mu byahishuwe ntago ari ubukire bw'izahabu n'amafaranga n'amazu ahubwo ibi ubwirwa ibi ni umuntu ubifite byose ariko akaba umukene w'iby'umwuka umukene akemera ko ahora arisonzeye ahora arikeneye ahora arishaka ahora arikennye niwe mukene uvugwa hariya ni umukene w'umutima ntago ari umukene w'umubiri abakene ni babiri ariko umenye ko ubukene aho wabugera hariho hose iyo tugiye kwijambo ryitwa ubukene ugiye kwisubiza aho wabugera hariho hose ubukene aho wabugera hariho hose icyo gihe ubayeho nabi Bibiliya umukene ivuga hano umukene ivuga ntago ari utagira inzu yo kubamo Manuel ntega amatwi umukene utagira inzu utagira amafaranga uhora yikopesha niwe ugira umutima utameze neza ariko ubwirwa hano ni umukire ufite byose ariko umukene uri vide wemera ko ari umukene w'ijambo ry'Imana wemera ko umukene umwuka we mwese uvuga ngo oya urasigara wemera ibyuzi nje ngusomeye Bibiliya none ibyo by'umukire uri kubisoma he kandi ngaha aho mbigusomeye nabigusomeye ahubwo wowe umanza udafite amatwi yo kubyumva umva hano kuko uvuga uti ndi umukire hari umuntu w'umukire ubwirwa hano wari Laodikiya ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye nguyu ubwirwa hano nyamara utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa iyi ni Bibiliya ndi gusoma nimo ndabyumva nese aho urajya ku ruhande rwabyo gute noze utazi ko uri umutindi wo kubabarirwa aho ngaho ni hamwe uyaramutse baramubwira ngo emera ko uri umutindi wo kubabarirwa niwemera ko uri umutindi nubwo ufite imodoka ariko ibyo ngibyo ni ibindi kuko nta ni ibindi biza none se ibyo twasomye ibyo kukiri ndi kukwereka umukene none wambashije imirongo ndagusubirisha imirongo kuki utavuga ukuntu uwo muntu agomba guha umukene ufite umutima ufite umutima ukennye kuki utavuga ukuntu niwe mu mato bavuze ko ari uhirwa nyine ukuntu ari uhirwa kuzajya ngo mu mutima ntago ari mu mufuka ufite wowe uri kumwitiranya n'uwo mwikofi uyu mukene w'umutima nanjye ndiwe ukunda bakunda umukene mu mutima umutima wanjye uhora ukennye uhora ushaka ijambo urushaka iby'umwuka urushaka ijwi ry'Imana urushaka Yesu umutima wanjye uhora ukennye ntago ujya uhaga uhora ukennye ariko umubiri wanjye uranyuzwe ntago mbuze umwenda simbuze inzu ubwo nicyo bishatse kuvuga hanyuma noneho nicyo bivuga noneho babandi bavuga ko uwo murongo wazanywe n'abanditsi ya Bibiliya aribo bakoroni kugira ngo bereke abantu ko ubundi abakoroni banditse Bibiliya gute none se Bibiliya yahozeho yanditse mu Giheburayo n'ikigereki kuva kera cyane yewe none nyine se abakoroni na mbere ya Yesu se abakoroni bari baje mu Rwanda none se reka nkwereke mbere ya Yesu abakoroni bari mu Rwanda iyo Bibiliya yanditswe n'abanyarwanda uyu ntago bayanditse none se ndi kukubwira none se aho yandikiwe irigota amasi oya buretse manzi nyumve mbere y'ivuka rya Yesu abakoroni ku isi baravugwaga bari bariho barakolonizaga ibihugu koko n'abaroma bari bakolonije Isiraheli nyine mo kuvuga abayizanye kugira ngo twebwe tugere ibi babikuye mu Giheburayo n'ikigiri kibabishyira mu Kinyarwanda baje bitwaje ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri bafite ikindi kintu kibazanye ariko ibi ngibi wowe n'abandi banyapolitiki nkawe mu birakuye ngo mu kinagaza amadini n'abasenga n'abizera nimwe mu bihiyo nyito ariko mu by'ukuri njye ngusomeye umukene wabwirwaga uwo ari we ni umukire ahubwo uwabwirwaga ibi afite byose mu buzima bugaragara aratunze afite byose ariko mu mutima ijambo ry'Imana ni vide n'umutindi nabyemera ko ari umutindi rero arabahirwa cyane kera ubwami bw'Imana yarabugezemo niyemera ko ari umutindi wo kubabarirwa akemera ko ari umukene w'ijambo ry'Imana kuko biragoye ko bavuga ngo
ari uyu nguyu avuga ngo ndatunze, hari n'undi wabwiye mu isano rya kera kandi inkuru ushobora kubizi babwiye ngo kandi ngo uramburwa ubugingo muri iri joro, ibyo rero ngo bizaba ibyande kupfuye nta bugingo, kuko yaravuze ngo ibigega byanjye biruzuye. Aba bantu hano nabari bafite byose ariko bakaba ari abatindi mu mutima arimo vide, ntabwo ari abatindi b'amafaranga. Okay, ubwo abadukurikiye baraduha komite nabo abadukurikiye badufashe ubwo baratwandikira batubwire koko niba koko abantu bafite ibiti bikeriye aribo koko bahirwa, ariko ntabwo ari ikennye amafaranga. Amafaranga ntajya mu mutima nubwo ariwo uyatekereza ukanayakorera, ariko amafaranga simwe abikwa. Hano bavuga umukene mu mutima. Uyu munsi utayafite mu idini ko yicazwe inyuma, ibyo n'indi debo ugiye, iyo n'indi debo, iyo tuzabigana twagiye tuzafate konti tuvuge ngo mbese abakene n'abakene babanye gute n'amatorero abari kuzabyita. Utumye nibuka kandi kantu ariko ibyo ngibyo byo turi kuganiraho abo ngabo wenda bikurije nuko bari kubyumva bo bagiye muri comment bazatwandikire batubwire kuko nguko uri kubisobanura koko aricyo birashatse kuvuga. Ariko nanone bikavuga ko byaba ari nakivuga ariko bikaba ari icenga abanditse Bibiliya bashyizemo, kuko baje bari bafite indi target yindi itari iyo ngiyo. Target yabo rero bari bafite ntibamenye imitima yabo ko yari imeze, ngo bari wayirebamo, ngo bashakaga ngo kuburira abantu ngo b'abanyafrika ngo badahuje uruhu ngo kugira ngo bazabone ibyiza ngo bageze mu ijuru. Ubwo urumva none se abo tudahuje uruhu ubu nta bazungu bizeye ijuru barikora bazanarijyamo, ntaba hari ngubu simbizi niba bahari, ibyo ntabyo nzi, ariko barahari abazungu buzi umwuka wera kandi bemera ko ari abakene mu mitima. Okay, barahari cyane benshi. Ubwo bajye muri comment bazatwandikira batubwire ko ibyo tubwiye koko bemeranywa nawe. nayo kiriya kintu wari uvuze uzafate content wenda uzambaze ngo wowe nk'umuntu bamwidira mu rusengero abakire n'abakene babana bate n'itorero ngwitse wavuga n'ibyo ngibyo byo bicara imbere n'abicara inyuma cyose bifata indi content yawe. Areka nze harakandi kantu k'umukoro ngiye kuguha utaza katuganiza nta kibazo. Kwijambo rivuga ngo biragoye ko umukire umutunzi ngakijya mu bwami bw'Imana ngo kuruta uko wafata ngo ingamiya ukayinjiza mu izuru ry'urushinge. Sasa umukoro umpaye se sawa urakoze tuzawuganiraho. Umanzi ufitanye litije n'abakire n'ubukire n'ibiki nawe ibaze kabisa. Okay, ako tuzakaganiraho nta kibazo ndakanota tuzakaganiraho ubwo n'abantu twarigire muri comment bazi ko bakavuzeho noneho n'ibindi wenda twazana kubaza ariko hari ukuntu ako kantu nagasomye nkakomeza nkakibaza kandi sinye nyine kuko iyo nkubaza barimo no kubariza n'abadukurikira ubwo no kurikira ako kantu ariko kaba gace ntitubije kure ubwo no kwakurikira nawe ubwo hehe nijuru nawe ntabwo ukirigiyemo ngo yari kibyo kuri nawe uri umutunzi kurijyamo umutunzi uzarijyamo ahubwo umutunzi n'uzajya mu ijuru cyane umutunzi none se utunze bya bindi twavuze umutunzi se ugatagiye mu ijuru ubwo urumva reka dukomeze ubwo bazatwandikira muri comment. Sawa twagiye nagatonyanga mu nyanja wongere wibuka ko ari ku kiganiro cyitwa nagatonyanga nakantu gato muri byinshi wala byiza cyane ngayo nguko rero ibyo rero tubivuyeho ziraziritse. Ahangaha hakaba hari umugabo nkwereke kuntu ibintu by'ubutubuzi nibyo marimo kukubwira ibintu by'iyobokamana kwanza iryo jamano ry'iyobokamana tuzarivugaho ikindi gihe kuko naryo sindyemera nta kibazo rwose tuzarivugaho. Umugabo witwa wiyise ngo ni Ebonowa wahariya muri Ghana mu minsi yashize yagize gutya aragenda ajya ahantu bubaka ubwato arangije ajya imbere yabwo arapfukama azamura amaboko abwira abantu bati ndi mu mfotore bahita bamufata iyo foto ariko ntibamenya icyo foto agiye kuyikoresha. Umugabo agize gutya yashyize ku mbuga nkoranyambaga kubera ko akurikirwa n'abantu benshi atangira kubabwira ati Imana igiye kurimbuza isi umuzure nimugire vuba vuba muze muhungire muri iyi nkuge yanjye ngiye niyubakiye kugira ngo Imana niza kurimbuza isi amazi mwebwe muzashobore kurokoka nk'uko byagenze ku bwa Nowa. Ndabazi n'abantu bamwe hano mu Rwanda bafunze ibikapu bajya muri Ghana ngo bajya guhungira muri iyo nkuge. Urabazi ngenda bazi hano mu Rwanda harimo n'abavuye hano mu Rwanda hari n'abandi bantu rero bandi benshi baturutse imihanda yose iyo ngiyo ni inkuru yavuzwe ku mbuga nkoranyambaga bagira gutya bahungira hariya muri Ghana bajya kureba umugabo kugira ngo abafashe kujya mu nkuge ngo barokoke. Ariko ikigeretseho kindi nuko yababwiraga ngo nimunyohereze amafaranga kugira ngo ndebe uburyo ino nkuge nayirangiza vuba vuba batangira kumwoherereza amafaranga. Birangira rero kuri Noheri wa mwuzure cyangwa se y'amazi
ataje ngo agire gutya arimbure yagomba kuza kuri nohera amazi nibwo yari yavuze. Hanyuma rero baravuga bati umugabo yabeshya abantu, yabariye n'amafaranga yabo, abantu batangira gusara, baravuga bati dusubize amafaranga yacu. Ahubwo noneho nyuma gato cyane, mu masaha make cyane nyuma ya noheri, babona umugabo yiguriye benzi nziza cyane, yigendera mu modoka nziza cyane, yakuye muri ya mafaranga. Nyuma yaho polisi ya kiriya gihugu yaje kumufata imuta muri yombi. Hano rero ndagira ngo ubitubwireho, ese iyo usomye Bibiliya ikubwira ngo ntabwo Imana izongera kurimbuza isi umwuzure, uwo kaza akavuga ati giye kurimbura, aho niho ndagusubiriza, aho niho ndagusubiriza, niho nshaka no burya muvanga aho ndakubwira nitonze rwose neza, ntarwene tuye tubizanya n'ukuri. Yego, shimwe n'Abanyarwanda baciye umugani kera ngo ijya bapfu biribwa n'abapfumu. Urumva neza uyu mugabo na polisi yamufashe, nuko rizamurega ibyo mu mategeko yacu bavuga kwihesha ikintu cy'undi bakoresheje uburiganya, ubwesikoro n'ibindi nk'ibyo. Ariko uyu mugabo yaramazara nabirya yarakoze, simushyigikiye, wumva icyo ushaka kuvuga. ariko n'ubushikanyi bukorwa n'amadini yose, hafi ya yose muri kino gihe. Ariko Manuel mbwira kuko mu by'ukuri nako n'abantu tugera koko, umva hano, umva ijambo ry'Imana ukuntu rivuga nk'iryo ndakoresha Matayo 24 umurongo wa 25 avuga ngo dore mbabwiye bitaraba, nuko nibabwira bati dore ari mu butayu ntimuzageyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere. Bibiliya niba yifite arore se niba bayifite wibwira yuko buri muntu wese bwira ko abona umwanya, kandi hari ibyo wumva abantu bati none se reka nkwereke, buri wese bwira ko yabona umwanya wo gusoma Bibiliya ngo yirangize. Kandi sha nkubwire hagati y'1984 na 4 na 5 na 6 na 7 muri comment umuntu mukuru byibukaze kunyibutsa, mu gice cy'Ubugesera hadutse abantu baravuga ngo Yesu agiye kuza, ngo abantu ntibareke ibintu byo korora ngo ntacyo bikimaze, no guhinga ikawa barazirandura. Ni muto cyane byari byose muri iyo myaka, kuko mbona uri mutoya. Abantu barandura ikawa barazijugunya ngo Yesu agiye kuza, inka banga kuzora, bindi n'amatungo ukajya bakamira hasi, n'ibindi myizere nk'iyo ngiyo ngo Yesu ari buze. Icyo kivaho niyo munsi ragabera cyari aho batema insina mu wundi mwaka hafaho. Hari n'abantu bagiye bahunga, hafi abantu bagiye munuza ikibungo ahantu ntibuka bara bo muri myizere Kiliziya Gatolika, bagera n'amabuje baracana nijoro ngo umukwe ari buze. Barayacana amabuje batesa ko umukwe aza, baraheba. Akandi kantu ntari buvugaho byinshi, ntukagire cyane muri bibiri wari mukuru. Urabizi situation yari hari, urayizi. Rega n'ubundi ngende mukuru bibiri bijyamo, no kuvuga ngo ntabwo byuka mu Rwanda situation yari hari. Ndayizi no muri stade bari bazi ko ubwo ndi kuvuga bo bazi ko imperuka iraza. Ibyo bico biratambuka. Hari umwaka ntibutse umugabo wo mu idini nyine ryangaza Gikondo wabivuze. Hari umwaka ntibutse umuntu avugiye kuri radio y'umucyo, atanga itariki icyo gihe ari 20 zari z'ukwa 10, aravuga ngo iyo tariki ng'Imana amubwiye ngo abagore badefirije bose n'abambaye amapantaro n'abasize inzara ngo iyo tariki ari 20, avuga ngo bose bazapfa ngo bashire bose ngo abandi bababure. Aranavuga ngo nibitaba ngo muzantera amabuye. Ibyo mbivugiye iki? Ibyo nkubwiye byose ni kimwe n'uwo mugabo muri Ghana, ntaho bitandukaniye. Aho uravuga ngo Imana avuze ngo inkugiri hariya, niba koko uvuze ngo nguzi ngo bavuye mu Rwanda nge ntabo nzi, niba ubazi koko barahari iyo njiji, barahari iyo njiji yuri indege igahambira ibikapa ngo igiye muri Ghana, igiye kwishyura ubwato, ko Bibiliya benshi bazitunze mu nzu zabo. Yasumye ku bwato bwa Nowa bishyuwa ngahe ngo bajyemo, yasumye ko ndo wateze indege ngo ajye. Ariko we yababwiraga ko akeneye inkunga kugira ngo iyo nkuge nyine abona uburyo bwo kwirangiza vuba kugira ngo umwuzure utazara. Aho nyine niho uyobe buri muvandimwe n'abandi mudukurikiye mwe maso, kuko amatora arahari avuga n'ibiruti ibingibi. Hari n'umuntu mu Bugande mu ise watwitse abantu guhita muri Kibwekere. Ariko uvuga amadini, iryo jambo ry'amatora birambangamira. Yuvuze ngo hari amatorero ngo avuga ibi nibi, itorero bivuze ikindi kintu tuzanabiganira. Nzajya mvuga ibyanjye uko mbizi, we ntabwo unyigisha icyo mvuga. Aho ntunyigisha ibyo mvuga, njya mvuga ibyo uko mbizi uko byumva. Nawe uvuga ibyo mu Rwanda hari amatorero n'amadini. No mategeko nshinga ry'igihugu bishingiye ku myizere by'amatorero n'amadini niko biri. Isilamu ntago ari itorero, ni idini. Iyo uvuze ecclesia ukavuga church, ibyo bintu ntago. Ecclesia ni ijambo ry'ikigira ikinyange ndarizi byasobanuraga ikirongozi. None se ibyo rero by'itoro by'iho. Nesta de peri ni ecclesia. Itoro ni rimwe gusa, ni iry'u Rwanda aho bigishiriza abana ibintu. Reka church hahandi mbese tuti ijambo riduha ijambo amwe tubivugire. Nagiye marega mu itorero, nagiye naratoje ndi intore. Itorero ni ry'Abanyarwanda gusa, ibyo bintu uvuga byo ni church, ni za churches cyangwa none cyangwa za ecclesia. Ibyo ndetse church mu Kinyarwanda ni iki?
church ni idini church ni idini église église mu gifaransa noneho church ni itorero na church ni mu cyongereza église no mu gifaransa mu Kinyarwanda bivuga idini nabyo byose ahubwo n'ibintu tunibeshyero twonje tutari bubijemo ahubwo ijambo dini ni igiswahili ubundi yego nyine nibyo ni kuvuga harwa nuko banabyitije dini ntabwo ari Kinyarwanda ariko itorero dini ni igiswahili itorero ni Kinyarwanda église ni igifaransa church ni cyongereza reka twe kuva kuri topic yacu saka tuzabigarura mu kanyanga mu nyanja dore topic turiho rero gose aba bantu nakubwiye ko uriya muntu uriya n'umupfumu wariye ibyo bapfu uwo mugabo muri Ghana ngo yitwa ndarya yitwa Ebo Noah se nitwa Noah ni naho yabeshye n'abantu ngo yitwa Ebo ariko yongera akantu ka Noah kugira ngo abone uko ari ibyo abantu barushaho kumuyoboka bahita bumva ko ari wa Noah cyagiye mu minsi yashize hari umuntu washinze itorero mu Kibungo yari yambaye n'ibicoco haciye nk'imyaka 10 asoma umurongo mu gitabo cy'abami Elisa z'uru mwana umupfakazi n'umurongo uvuga ngo Elisa ngo arazamuka ngo amuramba ngo aryama kuri umwana ngo umunwa ku munwa indakunda akabwira abayoboke be ko ariko azajya basengera abakora deliverance akajya bari cyarabaye leta bivumbuye haciye baranamufunze hari simbizi ariko ibaza umuntu w'umugabo urambare hejuru umugore ngo agiye kumurambara roho ngo umunwa ku munwa indakunda ngo intumbingizamo ubushyuri ko birivuga byose ni uburangare bw'abantu dore naho mukuru w'igihugu yavuze ati abakoroni barabarindagiza mukarindagira baranza ngo ntago abantu barindagira ibyo se sindindagire ngayo nguko abo nabari unguwa ari uwo yararindagiye n'abamuyobotse ni indindagire abagiye kwishyura ubwato ngo bazajyemo ni indindagire abavuye mu Rwanda bajyayo ni indindagire abagiye kurira ubwato muri Ghana bararindagiye abagiye gukamira inka hasi no kurindagira abatema insina ngo zivamo inzoga no kurindagira ko zavamo n'ibindi bitari inzoga urumva neza abagiye gucana amabuje ngo Yesu ari buze ni indindagire uwavuze ngo abadefirije bose bazapfa kuri tariki ni indindagire urumva neza ndabyumva n'abandi bose bakurikirana ibintu bitari muri Bibiliya baba barindagiye nuko nyine ibintu batureza ariko muri Bibiliya ibyo ngibyo byo ntakiri nabivuga ariko ibyo birimo by'inkuge ndetse n'umugabo witwa Noah none se ntiwivugiye ko Imana yivugiye ko itazunda kurimbuza isi umwuzure nyine nivyo se nakubaza igashyira ikimenyetso mu kirere cy'umukororombya ngo yise umuheto wayo iti no kiriya ni ikimenyetso burya n'imvura igwa ukawubona ujye umenya ngo Imana iri kutwibutsa ngo ntago iyo mvura irarimbura isi hanyuma izindi ndagire rero zagiye gute kari Imana isongera kurimbuza isi umwuzure ubwo rero abo n'abatarabisomye ntabwo babisomye wenda ntabwo harimo n'ababisomye iyo warinda twakoze ubushyuhe cyitwa ngo iki ntabwo kirimo impumyi zireba n'abaswa bize nabo nibo rero nabo ni impumyi zireba n'abaswa bize ari uwo Ebo Noah n'impumyi ireba n'umuswa wize n'abamukurikiye ubukwize umunsi wambwira ngo birivuga ngo nababwira ngo dore biri hariya ntimuzajyeyo Yesu ari hariya ntimuzajyeyo nimuzana n'ibitangaza biri haciyeho n'inkundura hanze aha mwese muzaze abava i Nyagatare muzanyura aha abava mu Ruhango muzaca aha muze mwakira ibitangaza mu bitahane ibyo ni ibiki byo ngibyo sawa twarindagiriye nyine aha ngayo nguko rero ubwo ariko byarangiye n'ubundi polisi imuteye muri yombi rwose ariko nanone yabikoze muri Ghana ariko iyo mitwe yayizana mu Rwanda ngo arebe mu kwisobanura asobanura polisi yavuze ngo iki ya Ghana we yaravuze ngo ngewe ariko nta muntu nigize nkiragato ngo azama amafaranga yes ikindi cya kabiri gikomeye yavuze yaravuze ngo narebye uburyo Imana igiye kurimbura abantu barimbuza umwuzure ati numva ndababaye cyane bikomeye ati numva ngize ifuhe yabibwiwe n'icyo birebye noneho bituma njye imbere y'Imana njya gusabira abantu Imana imbabazi ati noneho mbwira Imana ati rwose Imana babarira aba bantu reka kubarimbuza umwuzure ibyo namanyanga n'ubwo hanyuma Imana irababarira ati none kuko yababariye niyo mpamvu muri kujya kundega uwo mugabo atari yavuka atari yabaho na se na nyina na sekuruza Imana yaravuze ko itazongera kurimbisa umwuzure byose yabitoraguye we arahanirwa kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya niba amategeko ya Ghana ntareka yabisize iterabwoba muri rubanda uzi ko harimo ibyaha nka bine umunyamategeko waho udukurikiye atubabariye azatubwira umubare y'ibyaha birimo azatubore uzi ko bashobora gusanga harimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ikintu cyatsekeje no uravuga ngo yembagiriye neza mbatakambiye kuwiteka Uwiteka aroreye ko barimbura ijya kurya by'abandi nuko avuga agaragaza ko ari imbabazi nyine muri kunyishyuza mukavuga ngo rubweskoro kandi gerera batakambiye ku Mana ariko uzi ku bwanjye nukureka nkubwire uwo muntu banamuhana igihe banamufunga igihe gito uriya muntu yabanje kurindagira abona abandi arindagiza baremera uriya muntu bashatse banamufunga n'igihe gito rwose bakamurika bakamubona bakamuca ihazabu cyangwa ibindi n'ibindi ariko bakamurika wa n'umuntu rwose ko yavuze ko we yisobanuye avuga ngo ngewe nagize gutya nsubira ku Uwiteka ndamutakambira
ibyo bintu byo kurimbuza isi umwuzure ubu ntabyo agikoze none se abo banyagwa ntabwo bazi ko imana kitazongera iyo avuga umuriro ahubwo avumura akantu karinda abantu umuriro akavuga tugiye kwaka muze mbahishe kuko imana avuze ko isi izayirimbuza umuriro iyi si turiho imana avuze ko izayirimbuza umuriro. ubwo rero nyakuba ziraziritse ibi ngibi hari abantu bahora bavuga ngo okay reka wenda kuvuga ko nk'ihore reka turebe ukuntu dusoza kino kiganiro cyacu. Reka ngushimire kubw'umwanya wafashe ukaza kugira ngo dukorane kino kiganiro. Imana umeze igumugisha. Ndanye ndagushimiye cyane kubwo watekereje ko mpagara tukaganira. Imana igumugisha nawe umugisha chano yawe ukomere dukomeze twerekeze imbere kandi tuzajye mu ijuru. Okay byiza cyane. Abari badukurikiye rero hano kuri Matox ndetse no kuri Ziraziritse TV mukomeze mwibuke gukora subscribe ariko nanone mujye muri comment mutwandikire uko mubyumva ndetse mutubwire n'ibindi mushaka ko twazaza tukabaganiriraho. Murakoze mukomeze kugira amahoro. Imana ibarinde ibaho umugisha.